Nshuti bakunzi munkurikira hano. Uyu munsi inshuti yaduhaye ubutumwa ariko inasaba ko mwayigira inama. Tega amatwi inkuru y'amarangamutima ahari yakwigisha isomo, ariko nanone wabasha kugira inama uyu muntu ukamufasha muri comment, ukamufasha guca muri ubu buzima. Nitwa Samuel Mugisha. Uyu ni umwanya wambwira uko ubyumva. Menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nona. Niba utarayikora ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza. Ikaze. Uyu mukobwa ati mfite umusore, akaba umusore nizeraga cyane n'umutima wanjye wose. Ati uyu musore nakundaga no gukina mvuga ko mwizera cyane n'ubuzima bwanjye bwose igihe twatangiraga guteretana cyangwa se gukundana. Yamfataga nk'amata y'abashyitsi ndetse ahubwo yamfataga nk'igi, ku buryo yitondaga akitondera ikintu cyose cyatuma mbabara. Uri isi yanjye, niko yakundaga kumbwira. Ibyo byose nibyo byatumye ngeraho ntekereza ko ahari ntari mu buzima bwe uyu musore ahubwo yanapfa. Yatumye kugumya atuma niyumva mu buryo budasanzwe, ku buryo yatumaga nizera ko ahubwo uyu musore yabaga atakinisha kumbabaza cyangwa se kumbura. Natekerezaga ko atansiga. Njyewe ndi umukobwa uhora afite amakinga iyo ngeze ku kintu cyitwa abasore. Gusa kuri uyu nshuti zanjye numvaga ntekanye, nuko naje kumwimariramo nta gitangira. Nawe ariko nabonaga ko abatekanye iyo turi kumwe. Ntabwo byafashe igihe kirekire ngo dutangire kuryamana. Munyumvire mwa bantu mwe, nimunseke kuko namwizeraga rwose. Nta nubwo nigiraga ntekereza kuri byinshi ku byo twakoranaga. Kuryamana reka naravuze nti ikizaba kizabyara ikindi, kuko urukundo rwanjye nawe rwarabyaga ruzana indabo ruhinduka rwiza, nyuma rwaje kuzamo agatutsi. Mu nshuro zose niwe wazanye ibibazo. Ni umusore wakundaga kumbwira ko ndisiye, nyamara naje gutungurwa no kumva mbwira ko ntari ngifite umwanya mu buzima bwe ukundi. Ntabwo nzi cyahindutse, gusa yatangiye kujya anjya kure. Yarahindutse ku buryo ahubwo guhinduka kwe kw'imyitwarire ye byatumye numva mu mubiri wanjye hari ikintu gihindutse muri njyewe. Ibyo ndi kuvuga murabyumva. Naje gusanga ntwite inda ye ubu ngubu tuvugana. Ntabwo ari ubwa mbere nari ntwise, kuko bwa mbere nayikuyemo umwana arapfa. Gusa kuri inshuro hashize ibyumweru 2 mama wanjye apfuye, nyamara ntwite inda. Natekereje kuyikuramo, gusa umuganga wanjye ambwira ko nimbikora ntari buzongere kuzagira ubushobozi bwo kubasha kubyara mu bundi buzima nari nsigaje hano ku isi mu buzima bwanjye, kubera ko mu nda hanjye hari harimo ikibazo. Mfite ubwoba bwo kuzabyara uwo mwana, nyamara ari Charles, umusore twakundanaga cyangwa se wanteye inda, wambwiraga ko ndisiye muri ubu buzima. Ubu noneho ambwira ko atakinkeneye bibaho. Ese ndakora iki mwa bantu mwe? Mu muryango w'iwacu bamenye ko ntwite banyica, bangira ubucocero neza. Nuko mu muryango wacu bameze. Kuva navuka sindabona umufiyemere cyangwa se umugore wabyariye iwacu. Niwo muryango mvukamo. Nta nubwo bibaho mu muryango wacu mvukamo. Namwe murabyumva. Nsa n'uwataye umutwe, niyo nabasha kubibwira famiye yanjye, umuryango n'ubundi nzata umutwe. Ni hahandi mfite akazi nyamara sinishyurwa neza cyangwa se menshi. Ese ubu nkora iki mwa bantu mwe? Ese mwangiriye iyihe nama ko nkiri mu myaka yanjye 20? Murakoze. Hari ubundi buhamya bwa kabiri ushobora kugiraho inama umuntu wanditse muri comment hano hasi kuri iyi video. Ubutumwa buzamugeraho. Umva ubuzima. Ati mfite imyaka 26, maze imyaka 2 nshinze urugo. Umugabo wanjye afite imyaka 41. Byabayeho rero ko umugabo wanjye atera undi mukobwa inda, nindi maze ukwezi kumwe. Ikintu cyabayeho, ababyeyi b'umukobwa bamwohereje wanjye mu rugo, basaba umugabo wanjye ngo nagomba murongore amugira umugore. Hashize ibyumweru 2 n'iminsi mike bohereje uwo mukobwa, uwo mwana w'umukobwa. Ni umukobwa cyangwa se umugore undusha imyaka 2 y'ubukure. Ntamvugisha mu rugo rwanjye, niyo muvugishije ndivugisha nkanisubiza, keretse byonyine yashaka kumbwira nabi. Ukuri kubitekereza niko bimeze. Umugabo wanjye ahora avuga ko yaguma arara mu cyumba cy'abashyitsi. Uwo mukobwa gusa ikintu kibaho, uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa asigaye ajya mu cyumba cyanjye. Ibaze ko anambara imyenda yanjye, agera naho akoresha isume yanjye nihanaguza yo muri douche. Ibaze. Gerageza kuvuga ariko umugabo wanjye
umukobwa amubwira ko niba mbabaye nakamwirengagije, ahora ambwira ko n'ubundi ari ejo akagenda akamvira mu rugo kandi ko azanyishura ibyo nkoresha akangura ibindi. Murabyibuka isume n'ibindi bikoresho byanjye. Uwo ni umugabo uba ubivuga ibyo ngibyo. Buri uko nguze igikoresho gishyashya gisimbura ibyo nakoresheje azasubira mu cyumba cyanjye agifate cyangwa se abifate, cyane cyane isume yanjye. Buri uko ngerageje kuvuga mbaza impamvu azamura impaka zango turwane. Umugabo wanjye uko agerageje kumusubiza iwabo ababyeyi be barabyanga. Umukobwa mu byumweru 2 byonyine yamaze kuntesha umutwe, singitekanye iwanjye neza. Umva ikibazo mfite rero nonaha. Mu mezi make nzajya ku ishuri, kaminuza kandi ni kure. None ni gute ngiye gusiga umugabo wanjye mu nzu kandi nkamusigana n'umugore wa kabiri uwo twakwita inshoreke ahubwo umukobwa nako? Ibaza ko mfite inda y'amezi 2. Basi se mumfashe, mungire inama ati nimumfashe. Namwe mwiyumviye azari inama wagira aba bantu babiri tuganiye uyu munsi? Tanga igitekerezo cyawe kizamugeraho. Iyi ni Tele Montagne Rwanda, uyu ni umwanya twise mbwira uko ubyumva. Mwakoze. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze iki kiganiro cyangwa se ufite icyo uvanyemo muri iyi nkuru cyangwa se wumva hari icyo wavuga, manuka munsi y'video ukore subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rigira riti duhereze ibindi cyangwa se ubagira inama nyine, nanjye ndashyiramo agatege ndusheho kubaha ibiganiro byinshi ndetse n'utundi. Ntibagirwe guhereza ikiganiro like unagisangiza abandi muri group bamo. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwebwe mushyigikira naho ubutaha.